kwizeza umuyobozi wa siporo tugiye mu cyiciro cya mbere first division, tugiye kongeramo abandi bakinnyi beza bazabafasha guhatana muri diviziyo ya mbere. ntawe uhinduye ikindi tsinda, tuzakomezanya ariko twongeremo izindi ngingo ziyubaka kuko twifuza gutwara shampiyona yo mu cyiciro cya mbere, bityo tuzahagararira igihugu muri football y'abadamu ku rwego rwa Afurika, aho tureba ku rwego rwa Afurika Mustafa ku rwego rwa Afurika. Nagira ngo rero basabe bakunzi ba Rayon Sport abandi bose ushobora gukunda Rayon Sport udakunda siporo. Tambisubiremo Rayon Sport turumwe. Victoire ya mbere muri ikipe nshya gutwara igikombe ni ibintu wakiriye gute nkawe muri karere yawe kuba ibikombe warabitwaye n'ibyo, ariko sezo ya mbere mu ikipe nka Rayon Sport ikipe nshya nubwo yigeze kubaho imeze 9 igikombe, biba bivuze iki kuri kariyeri muri rusange? Mbere na mbere ni ibyishimo kuri njyewe, ni ibyishimo muri rusange abafana ba Rayon Sport nka ikipe ije bwa mbere ikaba ibasha kwegukana igikombe cya shampiyona ndetse ikajya no kuri finale ya Peace Cup. Ni ibyishimo bikomeye, ubu ntacyo kwiranzaho kintu usibye gukomeza kwitegura kugira ngo n'umwaka utaha bizabe byiza. Muri finale ya Peace Cup mwahuye na AS Kigali, ni ikipe match yari ikomeye cyane urebye rivalite yari irimo cyangwa se umuhangano kwari kurimo. Muje mu cyiciro cya mbere, AS Kigali nibyo yarabatsinze, muje kongera gura mu cyiciro cya mbere, ni ikipe uzi, na ikipe irimo abakinnyi navuga ko bari aba kabiri kuri wowe babonye umwanya wo gukina, biraza kugenda gute noneho kuri rivalite cyangwa se guhangana kwari mu cyiciro cya mbere? Nk'uko mwabonye kuri finale ya Peace Cup harimo akazi hagati yaba twebwe ndetse nabo, akazi karahaje kandi Premier Division izaba ari nziza kurusha uko bimeze ubu ngubu, hajemo challenge. Twarahuye abenshi turaziranye, nkuko uvuze barabasimbura kuri njyewe biracyari kwa kundi. Match yo kuvuze ari match nziza, ariko nawe mwarabyiboneye, ndibaza umwaka utaha bizaba ari byiza kurusha kuko hajemo kandi kazi yaba kuri twe no kuri ba AS Kigali. Nyira match y'igikombe giteretse barakibatwara, mu by'ukuri nkamwe mwabonye wende AS Kigali yabarushije iki? AS Kigali nta kintu navuga turushije kidasanzwe, habayemo imbaraga zidasanzwe ku mpande zose, nta kintu yaturushije ahubwo habayemo amahirwe makeya. Uyu munsi ubuyobozi bwa Skol ndetse na Rayon Sport barabashimiye, ndibaza ko ari ubwa mbere watwaye ibikombe byinshi, ariko n'ubwa mbere userebuye igikombe kimwe muri bike wenda watwaye. Ni ibyishimo kandi bitegura umwaka utaha ko bizaba byiza kurushaho, kubera ubuyobozi bwiza n'ubyo dushyigikiwe namwe murabibona. Murakoze namwe. Zaba ibitego birenga 50 muri sezo igikombe cya shampiyona, nubwo atari ubwa mbere utwaye igikombe, warabitwaye byinshi muri AS Kigali. Celebration imeze gutya kuri wowe uyu mwaka cyangwa se amezi umaze hano mu Nzove, wayasobanura mu buryo? Murakoze. Ngiye buriya aya mezi maze muri Rayon, amezi 6 nkihagera, Rayon Sport ya mbere y'umugisha kuko yatumye nzamura urwego, tumamenyekana ahantu hose. Gusa ngiye ntibyumugisha kuri ngiye n'ubu ndacyabiserebura. Kumenyekana byakumariye? Kumenyekana byangeje ahantu kure kuko ntabwo nari nzi nk'umuntu harandi ibiki, ariko ubu ngubu ndumva ngo mbisha harandi ibitego nkumva ndishimye. Nakuvuga ngo wenda ngo byamariye iki, ahubwo biracyakimarira. Muri celebration uhawe n'igihembo cy'ukwezi kwa 4, ariko muri uko gukomeza kuba on top uraza kubuhangana na AS Kigali muri mu cyiciro cya mbere. Mwarahuye ejo muri kuri finale ya Peace Cup, irabatsinda kuri penalty, uraza kutubwira icyo yabarushije, hanyuma unagira ubutumwa uduteguza cyangwa uteguza abafana ba Rayon Sport umwaka utakuza bimeze hagati ya AS Kigali. Murakoze. Twagize amahirwe tuzamuka mu cyiciro cya mbere kuko tugira ngo turukina Peace Cup twahuraga nayo mu cyiciro cya mbere twatsinda. Wenda ikintu AS Kigali yaba yaraturushije ntabwo nakubwira ngo ngari ikintu yaturushije, nakuvuga ngo experience nayo yaturushije, ahubwo ni kuvuga ngo amahirwe, bo bagize amahirwe kuturusha. Gusa icyo nababwira ko batwitege, turaje ibikombe byose turabizi ko tuzabitwara kuko tugiye kuzana n'abakinnyi bashyashya bazadufasha bakatwongera imbaraga. Ikintu nababwira wenda nk'abantu badukurikira nyine nka Rayon Sport, bafana Rayon Sport y'abakobwa, ndabashimira ku ruhare bagize kuko iyo tutabagira ntabwo wenda twari kubona ibyishimo
byinshi cyane, ariko ubundi iyo umukinnyi ari mu kibuga akabona nk'umufana amwongerera izindi vantage, ariko gusa ndabashimiye nuba tujya mu cyambere naho bazakomerezeho bazajya baza ari benshi. hari abantu bavuga ko mu cyiciro cya kabiri horoshye atandukanye no mu cyiciro cya mbere. Ku ruhande rwawe watsinze ibitego byinshi, ibitego watsinze mu cyiciro cya kabiri nabyo dushobora kubona utsinda mu cyiciro cya mbere mwaka utaha. Yego, ntabwo abantu bavuga ngo icyiciro cya kabiri kiroroshye, yego ntabwo kiba kimeze nk'icya mbere, ariko nabwiye ko tujya kugira ngo tugere kuri finali ya Peace Cup nuko twakinye na kipe yo mu cyambere, twakinye za Kamonyi, za Gakenke, za Mutunda, za Apayeri, zose urumva ko nicyo mu cyiciro cya mbere, kandi yakurikiraga AS Kigali ya mbere, ya kabiri, ya gatatu gutyo. Tuje tubishoboye rero, ibyo ibitego natsindaga mu cya kabiri ndabizi ko Nyagasani azabimfashamo no mu cya mbere kandi nkazanabigezaho. Ariko nk'umukinnyi wavuze ngo byatumye umenyekana cyane, iyo ugize amahirwe ukumva muri karitsiye barimo barakuvuga, ukumva ku maradiyo barimo barakuvuga, bizakongera iki mu bijyanye na motivasiyo ku ruhande rwawe nkawe nka Izabana? Njye n'umuntu wambwiye ngo wakoze nkumva ngo ndamenyekanye cyane, bintera courage kugira ngo nasubire inyuma batazongera bamvuga ibindi, ahubwo njye nshishikara gukora cyane kugira nzongere ibyo mfite, kugira bajye bambona ko nkishoboye. Namwe murakoze. Nagira ngo nshimire umuyobozi wa Skol, ngira ngo musabe mwese kubanza kumushimira ndetse na timu. Ngira ngo murabyibuka nta mezi atandatu ashize nta ikipe y'abakobwa twari dufite, nta kibuga nk'iki cyiza twari dufite, nta hantu nk'aho wicaye hari, ariko kubera imikoranire myiza y'ubuyobozi bwa Rayon Sports n'ubuyobozi bwa Skol, iki kibuga twaragitashye mwarabibonye, ikipe abari n'abategarugori twayishyizeho, ndetse n'aho mwicaye haratunganyijwe. Ibyo ni imikoranire myiza, ibyo ni ubuyobozi bwiza bwa Skol bukunda football, bukunda Rayon Sports, bukunda n'igihugu cyose na siporo muri rusange. Ngira ngo mwese turi hano mwongere mubashimire. Mwumvise ko yari yabyijeje kuzasakara aho ngaho tutubakira vestiaire. Ibyo ni ukubera urukundo bakunda Rayon Sports nk'uko mwabivuze. Nagira ngo nsabe rero mbanze nshimire ikipe yacu uko bitwaye, batwaye igikombe, mwarakoze cyane. Kwizeza umuyobozi wa Skol tugiye mu cyiciro cya mbere First Division, tugiye kongeramo abandi bakinnyi beza bazabafasha guhatana muri diviziyo ya mbere. Ntawe uhinduye ikindi tsinda, tuzakomezanya ariko twongeremo izindi remezo yubaka, kuko twifuza gutwara shampiyona yo mu cyiciro cya mbere, bityo tugahagararira igihugu muri football y'abadamu ku rwego rwa Afurika, aho tureba ku rwego rwa Afurika Mustafa ku rwego rwa Afurika. Nagira ngo rero mbasabe bakunzi ba Rayon Sports, abandi bose, ntushobora gukunda Rayon Sports udakunda siporo. Reka mbisubiremo, Rayon Sports turi umwe. Ntushobora gukunda Rayon Sports udakunda siporo. Reka mbisubiremo, Rayon Sports turi umwe. Ntushobora gukunda Rayon Sports udakunda siporo. Turi umwe, tugomba gukonsoma, gufata porogaramu kugira ngo natwe tugereho, kandi tuzakomeza gufatanya tuzubakisha. Murakoze cyane. Ntushobora gukunda Rayon Sports udakunda siporo. Reka mbisubiremo,
Rayon Sport turumye ushobora gukunda Rayon Sport udakunda football turumye tugomba gukonsoma gufata porogaramu ya sport kugira ngo natwe tutugereho kandi tuzakomeza gufatanya tuzubakisha murakoze cyane Girira amaboko hejuru twaturi ibikombe twese amaboko hejuru tubikorera akazi aba abicaye bahaguruke twakira igikombe twese twakira igikombe tuhagaze tucyubahe bagikorere tucyubahe twagiye dukurikira sinyana y'imikrofone dutangire twende amaboko hejuru twende rimwe kabiri gatatu rimwe kabiri gatatu ni wowe dukunda na indi kipe yaza ku mutima twagiye dukurikira sinyana y'imikrofone dutangire twende amaboko hejuru twende rimwe kabiri gatatu rimwe kabiri gatatu ni wowe dukunda na indi kipe yaza ku mutima